dore imirongo ya Bibiliya uzakenera kugira ngo uyisengere mu gihe ushaka ko Imana gukora bya bintu bihambaye ibyo abantu babona ko bidashoboka. Maze usenge wifashishije umurongo muri Matayo ibice 19 umurongo wa 26 uvuga ati Nyagasani nizeye ko ndi kumwe nawe ibintu byose birashoboka kandi kora igitangaza mu buzima bwanjye no muri ibi bihe ndi gucamo. Nanone wifashishe Luka igice cya 1 umurongo wa 37 ugira uti Imana ndabizi byose ibintu byose biri mu bubasha bwa n'ubushobozi bwa gukora n'ibya bindi bidashobokera abana b'abantu. Erekana ububasha bwawe n'ikiganza cyawe mu buzima bwanjye kuko ari nta kinanira Imana. Nanone wifashisha Abefeso ibice 3 umurongo wa 20 ugira uti Data wa twese uri mu ijuru ndagusabye kugira ngo za mbaraga zawe zitagira akagero zitangire gukora mu buzima bwanjye, zibashe gukora na bya bindi bigaragara nk'ibidashoboka kandi byose bashe gukunda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko mu Befeso ibice 3 umurongo wa 20 hagira ati nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Niba rero nawe wizeye ko Imana ibasha gukora na bya bindi bigaragara nk'ibidashobokera abana b'abantu, niyo mpamvu ngusaba kugira ngo nawe ugire uti Mana habwa icyubahiro, kandi iyi sengesho ryohereza abagenzi bawe byandikana muri commentaire. Dukurikire no kuri YouTube channel yacu William the Future.